mbanze mbashyiriraho ako ka kera kabisa. Joreka kwiganyira oya wigira ikibazo arakumva rwose. Nayise irabizi. Imana irabizi niyo mvuga ku rugendo rw'ubuzima bw'umuntu muri rusange, aho ashobora kugera kumva ko bigoye. Hatangamo urugero rw'urugendo rw'Abisirayeli uko Imana yabatabaye ikabakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma ntanga n'icyizere ku muntu wese ko nta gikomeye, nta kure, nta mu mutima, nta maganya hehe Imana itabona, ko byose bibizi. Byose irabizi kabisa. Nanjye ziruzuye. Ndabibona ziruzuye ariko ntago zimeze nk'izo za ruguru. Sinzi niba ubibona. Okay. Uko nyine niko navutse nta zindi nigeze, uko nazisanze rero nyine nzitwara uko ziri, rero zikoresha nyine nk'ibisanzwe. Uretse ubwo zibasha kunyeganyega se baze. Tuvuka nk'uko abandi bavuka. Nyine mbese byose ni ukuvuga ngo byose turabihuje. Rero tugomba kwitinyuka, dufite amahirwe amwe nyine yo kuba mu isi, nubwo wenda abantu baba batanganya uburyo bwo kuyageraho. Nongeye kubasuza kubakurikiye Mayange XTV. Nagira nkwibutse niba utarakanda subscribe uyikande. Kuri mikoro muri kumwe na Desam. Kuri iyi nshuro noneho tuzanye umutumirwa mucuranzi ucuranga gitari. Bakwitana? Nitwa Ngizwe n'Imana Laura, umunyamuziki wa mbere muri ni mu karere ni mu gihugu. Yasu wa mbere ni umunyamuziki usanzwe. Umunyamuziki usanzwe. Okay, right. Mbo cyakuza rero bari bambwiye kucuranga gitari ukanariri kandi kuri n'umuririmbyi mwiza. Nibyo? Ndabigerageza. Ndaririmba nkanacuranga ku kigero kitari hejuru cyane, ni igisanzwe ariko mbona ntacyo gitwaye. Okay. Byiza noneho ubu ngubu ndabona ufite gitari mu ntoki zawe. Igitari bayita ngo iki? Gitari acoustic. Acoustic? Yeah. Na acoustic. Modeli yayo ni Yamaha nyine. Yamaha ndabona ariho n'akarogo. Ubu watangiye gucuranga gitari ufite imyaka ingahe? Nari muto. Nkurikije igihe natangiriye kuyicurangira n'ibyo wenda naba ncuranga ngira isoni zo kubivuga, ariko natangiye gucuranga gitari hashize nk'imyaka 20. Imyaka 20 ucuranga gitari? 20 naba nkabirije kuko natangiye kwicuranga ndi ngiye mu mwaka wa 2 segonderi. Hari muri 2003. Mbasete imyaka 19 itari kugera. N'ubundi ni 20 niho biri gushya bishira. Niho biri gushya bishira. Okay, good. No kuririmba nabwo nicyo gihe wabitangiye? Kuririmba nabwo nabitangiye icyo gihe, niga nabwo muri iyo shuri nigagamo troncome, aho nari kumwe n'abandi bana turi muri groupe imwe nyine twakoreragamo dusenga. Ubu ngubu kabisa aha ikigo wigagamo barakwemeraga nka rutwitse, bavuga ati ubu ngubu hajya bambwiye ngo ni sinari rutwitse. Okay, ubu ngubu uri kuririmba ihe njyana? Ubu ngubu nkunda kuririmba pop, njyana ya pop. Niyo ukunda kuririmba muri rusange? Okay. Habarizwa mu gice nyine cy'injyana cy'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Okay. Gospel. Nuko ni mu ruhande rwa gospel. Mbo ubu se kugira ngo utekereze kujya kuba wajya kwiga gitari, kugira ngo utekereze kuba wajya kwiga gitari umeze gutyo n'izo ntoki zawe wabitekereje ute? Ntabwo byigeze bigutera ipfunwe? Ibi rero ubundi ipfunwe nabanje kurigira nkibona njye ubwanjye, kuko wenda hari byinshi ntisangagamo. Nkumva nyine wenda simbishoboye, ariko ibintu byose bituruka ku mutima no mu mutwe, kuko niho umwanzuro wose uturuka. Rero nisanze nyine nkunda muzika, numva mfite intego yo kuba nayinjiramo kandi nkaba nagira igicurangisho nabasha kugerageza. Rero nasanze ngomba kugerageza gitari kuko ni nayo byanshobokeraga kubona hafi.
okay. Uravuze ngo ukibona gutyo byarakubangamiye, warabivukanye cyangwa ni niko navutse? Niko wavutse umeze? Niko navutse. Okay, so watekereje kujya mu muziki usanga ufite imbogamizi? Nasanze nabyitaga ko ari imbogamizi imbere ntarabyinjiramo, ariko maze kwinjiramo nyine uko nakomeje kubikunda nasanze ntacyo bitwaye bitambuza gukora. Ni byiza none. Muziki ni mugari, ni mugari cyane, ariko umuntu aragenda agafata nk'agace ashoboye nyine akagakora. Akaba ari kabasha, akaba ari akoze. Ubu wowe waba hari indirimbo wigeze ukora muri studio? Indirimbo nakoze nyinshi. Indirimbo ya mbere wayikoze cyane? Nayikoze 2000. Indirimbo ya mbere nyikora muri studio nayikoze 2007. 2007. Nyazuba bimeze bite? 2007. Ubwo ni kuvuga niyo ndirimbo ya mbere wakoze? Niyo ndirimbo ya mbere nasohoye muri studio. Ubu yabanze indirimbo ya 2007 icyo gihe umuntu wakoraga muziki yari umusitari. Niba mbyibuka neza, umuntu bukumva ati runaka yaririmbye. Twaravugaga ati kabisa uriya. Iyo ndirimbo ni nayo yanteye imbaraga zo gukomeza kumva ko ngomba kwicara mu muziki. Nigaga nari ndi mu wa 5 segonderi. Ubwo yari mu mpera 2007 tujye kwinjira 2008. Nayikoze mvuye mu kiruhuko, tugiye kwimukira mu wa 6. Mu mwaka wa 6. Rero uba byishoboje ute ko nzi ko icyo gihe ubushobozi bwabaga ari danje muri studio, cyangwa ari uko wari bifite umuryango? Ubushobozi rero bwabaga ari danje, ariko buriya iyo umuntu ari umunyeshuri hari ukuntu yishakashaka cyane cyane bitewe n'icyo ashaka, hakagira bimwe wigomwa kugira ngo nanone ugere kuri cya kintu ushaka, kugira ngo ugere kuri kimwe ushaka. Rero narabikoze birakunda, mbasha gukora iyo ndirimbo imwe, nyigejeje mu kigo, intera imbaraga cyane kubera ko abanyeshuri barayikunze cyane, n'abantu banteye imbaraga cyane, kuko ku munsi ubwo naririmbaga mu kigo, buri munsi nakiraga abantu nkabangahe bashaka ngo ninyibandikire. Biza kurangira ibaye nk'indirimbo y'instar mu kigo, rero bituma nanjye umustar mu kigo. Imbaraga rero nakuvanye aho ngaho nizo zatumye n'ubundi numva ngomba kubikomeza. Nukuvuga none nyuma yaho wasojeje kwiga, haba hari izindi ndirimbo waba warigeze ukora? Narakomeje, urumva 2008 nakoze indi ndirimbo imwe. Noneho ndangije 2009 nza gukora izindi ndirimbo 6. Nta album yose. Ubwo rero 2009 yarangiye, n'ubundi nsohora iyo album yari igizwe n'indirimbo 8. Zifite amashusho? Oya, ntabwo zari zifite amashusho. Ubu umuntu ari social media zisangaho nka YouTube channel? Irahari yitwa wandika Rorangizwe. Bantu mukurikiye Mayange XTV rero nagira mbabwire, nyabuneka nyarukira kuri Rorangizwe, ubundi ukore subscribe urebe n'izindi ndirimbo ziwe. Mukanya ugiye kudukubitiraho kuri pop. Yego nta kibazo. Uraturimbira kuzaho ufite ubu ngubu utarakora, cyangwa uratujyana muri izo ngizo wakoze? Nshobora guhera wenda kuri iyo nahereyeho kera, nibutsa n'abo twari kumwe icyo gihe, aririmbaho nk'agace gatoya, umwanya wakunda tukakomereza no kuzindi. Nta kibazo. Ubu ngubu turaza kuba tureba ko ikiganiro kiragenda tuganira, niko n'ibindi byinshi turagenda tugira gute tubimenya. Nabo bandi wenda mwafatanyije kuba mwaririmba ushobora kubibona ati Ngizwe yakomeje umuziki, ati bite? Abo bandi barakomeje cyangwa? Iyo groupe twabanaga yari abaririmbyi nyine tubana muri groupe isanzwe yo gusengeramo. Ubwo rero urumva buri wese yagiye ajya mu buzima bwe, ariko ngiye mbikomeza nk'umuntu wari usanzwe yumva ko nyine ngomba kubikora igihe cyose. Ubu ni ukuvuga ubu indirimbo ya nyuma iheruka gusohora wayisohoye ryari? Nayisohoye mu kwa 6 k'umwaka ushize. Umwaka washize nibwo wasohoye indirimbo yawe? Ntabwo navuga ko ari iya nyuma, ahubwo niyo mperuka gusohora. Niyo heruka. Good. Noneho ubwo ugiye kubanza kudushyiraho akahe rero? Abanze mbashyiriraho ako ka kera. Kera kabisa. Reka kwiganyira, oya wigira ikibazo, arakumva rwose.
kandi arakureba mu byo ukora byose, gusa jya umuzirikana, wizere ko azagufasha mu buzima bwawe. Hari igihe ugenda n'ibibazo, wumva ko bikomeye bidashobora gushira, gusa njye icyo nakubwira, Uwiteka arahari, arakumva rwose kandi aragukunda. Cyo reka kwiganyira, oya wigira ikibazo, arakumva rwose kandi arakureba mu byo ukora byose, gusa jya umuzirikana, wizere ko azagufasha mu buzima bwawe. Ako ni ak'icyo gihe, ako ni ak'icyo gihe 2-7. kandi natwikaga ariko burya kabisa ndi kubona nkurikije ukuntu ndi kukumva niba gari gakoze muri studio neza kabisa, bigaragare ko byari byiza. Ku y'ubu ngubu noneho waba ufite iyo nari mperuka gukora 2 mwaka ushize, nayise irabizi. Imana irabizi, niyo mvuga ku rugendo rw'ubuzima bw'umuntu muri rusange, aho ashobora kugera kumva ko bigoye. Nkatangamo urugero rw'urugendo rw'Abisirayeli, uko Imana yabatabaye ikabakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma ntanga n'icyizere ku muntu wese ko nta gikomeye, nta kure, nta mu mutima, nta maganya hehe Imana itabona, ko byose bibizi, byose irabizi kabisa. Twakiriye Imana yigaragaje igihe Nebukadinezari yashyiraga Saduraka, Meshake na Abedenego mu muriro. Niyo Mana itananirwa, ifite ubushobozi, nta n'ukure habaho iyo Mana itagera. Isi yose iri mu biganza byayo, ibyo yaremye byose bigaragaza gukomera kwayo. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo ubwenge bw'abantu utashobora. Nta misozi miremire, nta mwijima ku Mana, byose ni kimwe. Nta gihishwe kitagaragara, n'ibyo twibwira mu mitima, byose Imana irabizi. Irabizi uko bingana, irashoboye, ntacyayinaniye. Iragendanye n'Abisirayeli mu butayu, ibaha amazi bashira inyota, ibagaburira amanu mu rugendo bagera ku nyanja. Inyuma bakurikiwe n'ingabo za Farawo, hirya no hino nta yindi nzira. Iyo Mana itabura uko ibigenza, ibacira inzira mu mazi barambuka.
bwinshi yose ikoresha ubwenge buhambaye, ibyo ikora ibikorana umurava. Mutima wanjye himbaza Imana, mwa bindimo byose mwe muhimbaze izina ry'Imana ikomeye, muhimbaze izina ry'Imana. Yes, good. Iyo ndirimbo kabisa njye ndikumva nyikunze. None se ubu ikibazo kimwe wenda nakubazaho gatoya, nagira ngo maze wenda kuri izo ntoki zawe uburyo ubikoramo kabisa kugira ngo gitari ubanze kwifasha. Urabona abandi bafite intoki zuzuye gutya bakabasha kuba bacuranga gitari. Nanjye ziruzuye. Ndabibona ziruzuye ariko ntago zimeze nk'izo za ruguru. Sinzi niba ubibona. Okay. Uko nyine niko navutse nta zindi nigeze, uko nazisanze rero nyine nzitwara uko ziri, rero zikoresha nyine nk'ibisanzwe. Nk'ibisanzwe, ubwo zibasha kunyeganyega se baze? Ubwazo ntizinyeganyega, nyine icyo nakubwiye twahereho ni wa mutima wo gushaka ibintu, nyine ukumva ibintu urabikunze, aho ukavuga ati nakora iki kubasha kugira mbigereho. Ndabizi nanjye ko hari urwego ntarenga wenda, kereka wenda aba specialiste babizi cyane bashobora kuzantera izo mbaraga nibaboneka, ariko hari ibyo nyine ngeramo nawe nkavuga ati kabisa aha sahanjye, ariko kuko mbikunda nyine ngakoresha imbaraga zanjye uko zingana kabisa. Ubu karimo amaraso yatabamutse. Umuntu n'agace wababara. None se kanteyeho kaguteruze ngo ku gutwi kwawe nta maraso arimo. Ugutwi nyine ndabyumva, ariko arareba hari ukuntu cyane cyane njya nkunda kubyumva ku bakobwa, ugasanga bitoboje amatwi. Njya nkunda kubaza ntago mubabara? Ati oya ntago bibabaza. Se niyo babatobe nta n'amaraso. Nyamara umwegereye akakubwira neza, akubwira ko uwo munsi batobora yumva akantu kanyuzemo, yumva ko kanyuzemo. Yumva ko kanyuzemo, ariko nanjye zizinteyeho. Haramutse hagize ikintu kinkomeretsa nababara. Wababara none uko bisanzwe. Mbo yicuranga nta kibazo se bikugiraho? Yicuranga ndababara. Hari n'igihe hari akantu nashyiragaho ariko umuntu angira inama arambuza ambwira ko ushobora kuntera ikibazo. Rero uhitamo kuzicuranga gutyo gusa. Okay, good. Ubwo rero nicyo kintu yingizaho amatsiko, numvaga kubita gitari nkavuga ati ntabwo ari wewe wenyine, n'abandi benshi bajya bigiraho amatsiko, ariko nyine mbikoresha bisanzwe. Ndababara nk'uko ku zindi ntoki nazo zibabara, nkuko n'ubundi uko bisanzwe bibabara, nuko n'uwawe kwiga gitari wese yababara. Rero urumva hari abantu benshi baba bifitiye amatsiko, nanjye sinkubeshye nyikubona nabigize amatsiko pe, cyangwa se nyumva ati runaka ngaracuranga gitari ngameze gutya na gutya, ese uvuga ati si ibyo bintu bibaho. Bo ni iki kintu wabwira ku bantu, wabwira abantu bafite ubumuga nk'ubu bwawe? Abantu bafite ubumuga rero usanga abantu baba bafite ubumuga bitinya kuba bavuga ati tugiye gukora iki, tise nzacaye mu bandi, tise nakora iki, nta kintu mbashije. Ugasanga nyine birabatera ipfunwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. N'iki kintu wababwira? Ikintu nababwira rero abantu bafite ubumuga ni ukubabwira ko bagomba kwitinyuka, bakirekura. Kuko icya mbere cyo twaremwe n'Imana nk'uko n'abandi baremwe, twavukiye amezi nk'ay'abandi bavutse bamaze. Ariko nababwira ko bagomba kwitinyuka, kuko nkanjye nari mfite impamvu nyine zatuma ntakora iyi muziki, wenda ntacuranga, naririmba. Nubwo kuririmba nabyo nyine bigisaba izindi, bisaba imbaraga kuko nkimara kubigeramo. Ubundi iyo umuntu ari hanze y'ikibuga akenshi hari igihe avuga ngo umukinnyi yakinnye nabi, ariko nawe yageramo bikamunanira, ariko nawe yageramo amaze gusobanukirwa ibiberamo akabona nyine bitoroshye. Rero nabashishikariza abafite ubumuga kwirekura bagakora, kandi barashoboye rwose.
bafite ubumenyi, bafite ubukorikori buhambaye, ni ukwitinyuka bakabishyira ahagaragara. Abantu barabikeneye, bakeneye ibibarimo. Nyabuneka rero niba ukurikiye Mayange XTV, ndagira ngo niba hari umuntu uzi waba afite ubumuga, ndagira ngo umwereke kino kiganiro kabisa, nawe niba abasha kuba yatinyuka cyangwa se akabona icyo yashobora. Iyo mpano imurimo irakenewe muri rubanda, dukeneye kuyibona. Umuntu akeneye kumwigisha, wamwigisha? Namwigisha kuri bike mfite. Kuri bike ufite? Ariko nabyo ntabwo ari bike, ku bushobozi bwabyo ni byinshi. Ibi mfite rwose nabitanga. Wabitanga ukigisha n'umuntu. Urumva rero nyaboneka mu promotion ku muntu kabisa uri butere intambwe akaba yakenera kwiga gitari, nuramwigisha se? Namwigisha pe. Byiza cyane. Ubwo rero nimba hari undi muntu nawe wumva kabisa kwiga gitari, ariko cyane cyane twibanze wenda ku bantu babana n'ubumuga, baba baritinye bavuga ati ntacyo dushoboye, nta kintu twakora, ugasanga bahora mu nzu iwabo, ni karibu kabisa. Karibu rwose. Nimero muraza kubibona hasi kuri ekara, kuri screen, mwaza kuza kuduvugisha tukagira gute, basha kuba twaba connection. Ubu rero tugana ku musozo, ugiye kudukorera mu nganzo nk'akandi kamwe wenda watwongeza kugira ngo twumve uburyohe bwa gitari, dore ko gitari ahantu henshi kunze gukonta, abantu benshi barayikunda. Iyo umuntu atambutse umuhanda afite gitari usanga bamushungereye cyane, ducurangire gutya na gutya. Kabisa ikibazo si gitari, ahubwo ni umuziki. Umuziki ni ubuzima nyine bufasha abantu, bushimisha abantu, kurelax, kuruhuka, gutekereza neza, kongera kwishima, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko indirimbo zo zirahari. Indirimbo nanone nanditse vuba aha, nayo numva nshaka kuzatwara, kuko muri iyi minsi iri imbere ndumva hatagize ikivanga nk'uko n'indi minsi ijya igenda. Ndumva mfite byinshi byo gukora kabisa. Iyi ndirimbo rero ikaba yibanda ku gushimira Kristo uburyo yatwitangiye tukongera tukabaho. Asingizwe ufite izina rikomeye, uwaje mu isi akicisha bugufi ku bwanjye, akanyemera, nari uwo kwibagirana, yishizeho igihano kugira ngo kubwe babarirwe. Ndashima umwami Yesu, niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye. Ndashima umwami Yesu, niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye. Si kubw'imirimo, si kubw'imbaraga, si kubw'imiryango dukomokamo, nta cyiza twakoze ngo Yesu atwiture, ni kubw'urukundo yadukunze. Kuva kera atwitaho, ntiyifuza ko duteraganwa n'imiyaga. Kuva kera atwitaho, ntiyifuza ko duteraganwa n'imiyaga.
imiyaga ndashima Mwami Yesu niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye. Cyakoze niba ninangiye gufashwa kabisa umvaga wakomeza nuko burya bajya bavuga ngo umwanzi w'ibyishimo ni igihe ariko numvaga wakomeza kabisa nta kundi nyine ubwo tuzakomeza n'ubutaha nitwongera guhura urabyumva nyine nawe mbo ni nk'izihe mbogamizi ukunda kugira mu buzima busanzwe? Izo mu buzima busanzwe zo ziba ari nyinshi ni nk'uko n'abandi bose bazigira ariko wenda ku kijyanye na muzike imbogamizi ni ubushobozi kuko akenshi iyo ukoze igihangano uri umuhanzi cyangwa se ufite ikintu wumva ushaka kugeza ku bandi hari igihe usanga nyine gihera muri karitsiye kubera ko nyine udafite ubushobozi bwo kurenga iyo karitsiye. Rero imbogamizi ya mbere ni ubushobozi. Iyo ufite ubushobozi ushobora gutegura repetisiyo nzi yagutse irimo imbaraga, ndavuga wenda abacuranzi bashoboye benshi, irimo icyatuma cyose icyakenerwa cyose kugira ngo bigende neza, cyane cyane imbaraga z'amafaranga, reka mbyite gutyo. Ntabwo wenda umuntu yavuze amafaranga hari igihe abantu bashobora kumva ibindi, ariko imbogamizi ya mbere bari ubushobozi, reka mbyite muri ubwo buryo, bari ubushobozi. Ni nabyo umuntu bishobora gutuma utinda cyangwa se ukaba wagira vuba, ariko iyo niyo mbogamizi. Niyo mbogamizi. Nyaboneka rero murabyumva burya iyo mbogamizi wenda gake gake ntabwo umwana yavuga ngo ahite yuzura ingobyi, ariko bizagenda biza ubushobozi ko iminsi izagenda yicuma, umuntu agerageza kugenda akora, bizagenda biza. Ntabwo ucika intege ku bantu badukurikiye. Icyo nabwira abantu badukurikiye ni uko bakomeza nyine bakadushyigikira, bakita nyine kuri bike tuba twabagejejeho, kuko iyo babyitaho nibyo bidutera imbaraga zo gukora n'ibindi biza. Ikindi ni uko tubakunda, kandi namwe kandi Imana irabakunda. Dukomeze rero duhurize hamwe mu gushyigikirana kugira ngo n'Imana itunezererwe iri mu ijuru, kuko yaturemeye kwishimana no kugira ngo tuyishimishe. Nyaboneka rero nta kundi gushyigikira, nta kundi kugira gute, ni ibintu bitagoye cyane. No gukanda subscribe. Hajya bavuze ko channel yawe yitwa ni Rurangizwe. Mbo turaza gupiningaho link uze kureba hasi mbere yuko umanuka kuri comment, uraza kubonaho link ya Rurangizwe, uze gusugeraho usura ibikorwa byiwe n'izindi ndirimbo yagiye akora, ndetse kugira ngo uzabashe no kubona izindi azagenda kugezaho. Mbo Rurangizwe, kugira ngo rero dusezera abantu, ni ukubabwira ngo mugire amahoro. Mbere na mbere nsoza nanashimira Mayange X TV ibashije kudukorera nyine iki gikorwa cyo kugira ngo tubwire abantu, tubereke ko duhari, tubereka ko ibintu nyine umuntu akifite uwo mutima cyangwa se akirimo n'ubundi gukora. Mwakoze kandi nawe mukomeze kugira ibihe byiza, n'abandi mwese turabasezerera mukomeze kugira ibihe byiza. Rero ku bakurikiye Mayange X TV nimuturakanda subscribe wikande, ni ku bufatanye na Indatwa Presents, Rebo cyashyire kuza izamura impano kugira ngo tubashe kugira ngo tugende tugera naho tugera. So ciao, ndabashimiye, kugira ibihe